Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ababwiriza bambanjirije barakoze cyane uhereye muri korali Integuza, numvise ko batujyanye mu mwuka, sibyo? Ababwiriza se mubonyemo shatse sinakwicarira ubu koko nitubwirije ngiye rwose ndafashijwe pe. Itorero ryacu reka turishimire kandi dushimire n'abarimu bigisha abana. Urabona ko dufite pipiniyeri nziza y'ababwiriza butumwa. Tujya tubona amakipe y'umupira w'amaguru agira ngo akademi aho batoriza abana, ariko natwe murabona ko dufite akademi ko gutoza abana iby'ijambo ry'Imana. Kandi murabona ko abana bacu bafite iby'umwuka, n'abandi mujye mubazana kugira ngo begere abarimu babigishe, kugira ngo ejo hazaza tuza dufite ababwiriza beza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amasaha aragiye, ndabona bayita amasaha y'amahanga abagabo, niko amanywa y'amahanga abagabo. Abo tukiri kumwe ni bande? Saa 6:30 zirageze, kandi tugeze igihe cyo kumva ijambo ry'Imana. Reka dusabe Imana idutere inzara n'inyota kugira ngo twimve ijambo ry'Imana. Ntihagire usinzira, ntihagire n'ubwo yabunaniwe, ariko wihangane usengere mu mutima kugira ngo icyo Imana ishaka ko twumva kitugereho. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo ubutunzi ntagereranywa. Ubutunzi bumeze gute? Reka twishyure mu dusenge. Data twese mu ijuru, Mana nziza, Mana y'urukundo, nanone twongeye gushima no guhimbaza umwanya mwiza nk'uyu uduhaye. Tugiye kumara umwanya twiga ijambo ryawe. Mwami Imana, turakuratse kugira ngo uzubane natwe, ufungure intekerezo zacu kugira ngo tubashe gusobanukirwa, kandi umwuka wawe azabane natwe twigishe ibintu twakiriye mu izina ryiza rya Yesu, amen. Badusomeye isomo riboneka muri Matayo 6:19 kugeza 21. Mureke twongeye turifungure turisome. Matayo 6:19 kugeza 21. Matayo 6:19 umurongo wa 19 kugeza 21. Abahageze reka dusome. Haravuga ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Amen. Amen. Hano turahabonamo ibintu bibiri. Turabonamo umuburo kandi tukabona n'icyigisho twagombye gukuramo. Hano turabwirwa ngo ntitukibikire ubutunzi bwacu hehe? Mu isi. Kuko inyenzi zagira gute? Zizaburya, abajura bazabwiba. Noneho tukaza kubona ko duhabwa noneho nk'icyigisho cy'uko aho tugomba kububika. Ese kuki bavuga ngo ntitukibikire? Nuvuga ngo nta muntu wakubikira. Turi kumwe? Nta wakubikira ubwo butunzi. Mu yandi magambo, nta wagushakira agakiza. Ni wowe wenyine ku giti cyawe ugomba kwishakira agakiza, ko Imana yagatangiye ubuntu. Ntabwo umubyeyi wawe yakubikira ubutunzi. Ubwo butunzi mvuga murabwumva? Turaza kubona hasi. Umubyeyi wawe ashobora kubikira ubutunzi bwo mu isi, akaguteganyiriza ejo hazaza. Ushobora kujyana ubutunzi bwawe banki ikabukubikira, ariko ubu butunzi bwo nitwe tugomba kubwibikira. Hari icyo tugomba gukora rero. Hano bwa mbere baratangira bakubwira ngo ntukibikire ubutunzi bwawe mu isi, ariko none bagera hasi bakubwira ngo ahubwo ububike hehe? Mu ijuru. Muri ubu buzima duhora dushakisha, turavunika, turahangayika, dushaka ubuzima butandukanye kugira ngo tubashe kubaho, ndetse rimwe na rimwe bikadutwara igihe. Abantu bamwe hari n'igihe usanga barara mu kazi bakarwara za stroke, za seminage zikaza kubera iki? Kubera gushakisha, bashakisha ubutunzi. Ariko si ubutunzi nibwo Yesu ari kutubwira. Ubutunzi nibwo Yesu ari kutubwira. Hari ubutunzi tugomba kubika mu ijuru. Ntabwo imodoka uzayijyana mu ijuru, ntabwo inzu n'amasambu uzabijyana mu ijuru,
ariko hari icyo Yesu ashaka kutubwira tuzajyana mu ijuru, kandi kugikorera ni ukugikorera uyu munsi wa none. Ubwo butunzi Yesu ashaka kutubwira nta wundi, ni ubugingo buhoraho tubonera muri Yesu Kristo. Wakwibaza ese ubwo butunzi nzabushaka gute? Ubwo butunzi nzabugeraho gute? Hari byinshi cyane tugomba gukora. Muri Matayo 7:7 haratubwira ngo musabe muzahabwa, mushake mukomange. None se muri ubwo butunzi tutabufite? Ibintu byose Imana yabikoze, nta kintu na kimwe. Icyo dusabwa gusa nuko tuba intwari, tukaba intwarane. Matayo 11:12 haratubwira ngo hatubwira ngo iki? Tugomba gutwarana. Uhereye igihe cya Yohana Umubatiza kugeza uyu munsi wa none, ubwami bw'Imana bugira gute? Buratwaranirwa, intwarane zibigishamo. Ni twebwe tugomba kubukorera. Kuba waje hano mu rusengero hari icyo wakoze, wateye intambwe, Imana iguha umugisha. Ariko nawe hari icyo ugomba gusaba. Ntagomba kwicara gusa, saba na Mwuka Wera kugira ngo abane nawe, akongerera imbaraga kugira ngo ibyo uri kwiga bye kujya binyura mu gutwi ngo butungukire mu kundi, ahubwo bigumire mu mitima wawe. Nibiguma mu mutima ukabika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, uzaba uri gukorera bwa bwami, uzaba uri kwishakira bwa butunzi, uzaba uri gutandukana bwa butunzi. Bwa bundi umuntu ajyamo akarwana nabyo. Ni byiza gushaka ubutunzi tukabugeraho muri iyi si. Muri iyi si tugomba gukora tukabaho, kandi tukabaho neza. Umunyarwanda yaravuze ngo iyo akwifurije neza ngo uzatunga, ariko akongeraho unatungana. Sibyo? Ushobora kugira ubutunzi bwo muri iyi si, ariko ntabwo aribwo bubasha kuguha amahoro, nta nubwo aribwo bubasha kuguha umunezero. Ariko umunezero nta hantu uturuka, ni ku Mana Data wa twese. Aho ngaho niho tugomba kwiga ubutunzi bwacu mu ijuru. Aho ingese n'ingenzi zitaburya n'umujura ntagire gute? Kuko ubundi butunzi ushobora kubushyira muri banki, ejo muri banki igashya. Siko bigenda? Abajura bakayipfumura bakayiba. Ushobora kugira isambu umuntu akayiguhuguza. Ushobora kugira ibiteganya byinshi cyane, ariko ku iherezo hari igihe ubisiga cyangwa nabyo bikagenda mbere yawe. Ibyo byose ni ibintu twagombye kubaho tuzi muri ubu buzima, ariko kugira ngo tugire umunezero nuko twishingikiriza kuri Yesu, kugira ngo Yesu adutegurire bwa butunzi budashira. Kuko ubutunzi ndimo mbabwira, cyangwa ubwo Yesu Kristo yashaka kuvuga muri iri somo, ni ubutunzi na nyuma y'urupfu bugira agaciro. Ese byakumarira iki gutunga iby'isi byose ni waka ubugingo bwawe? Hari icyo byaba bimaze? Bikitwa none rero twagombye gushaka ubutunzi bw'ubugingo buhoraho, kuko ubwo butunzi nibwo buzaduha amahoro. Muri iyi si turimo itugoye dushakisha, tubyuka twiruka, ariko mu kubyuka twiruka tuba twazirikanye ko Imana ari itubeshejeho. Kuko izirikanye ko Imana ari ikubeshejeho, ikubashisha no kuzirikana ko ugomba kumenya icyo ukuri, aricyo cyo gushaka ubugingo buhoraho, ukitandukanya n'icyaha gisa n'icyo cyose. Twaririmbira indirimbo ya 71 ndayikunda cyane. Kera twajyaga turirimba turi abana, ariko sinumva ari amagambo neza. Muri iyi minsi nibwo nayisobanukiwe. Kuko uriya muririmbyi yaravuze ati sinita ku butunzi, ifeza n'izahabu. Ariko si uko atagombaga gukora, ahubwo ntabwo abihanze amaso cyane. Turi kumwe? Ntabwo uriya muririmbyi yarabihanze amaso cyane, ahubwo yaravuze ati sinita ku butunzi, feza na zahabu. Ahubwo icyo yashakaga ni iki? Ndashaka ibyo mu ijuru kugira ngo nzajye gute? Nzabane n'abera. Nibyo bifuriza muri aka kanya. Natwe mureke dukore, tube mu isi ariko tutarabisi. Siko bimeze? Tube mu isi tutarabisi. Muri iyi si tugomba gukora tukiyuhakuye, kuko nicyo gihano twahawe uhereye igihe cya Adamu. Tugomba gukora tukiyuhakuye kubera icyaha, tukavunika tugashakisha, ariko tuzirikane ko Imana ikunda. Tuzirikane ko yakoze byose. Icyo dusaba gusa ni kimwe gusa, ni ugusaba, no gushaka, no gukomanga. Yesu yiteguye kwinjira mu mitima yacu. Na Bibiliya hari icyo yabivuzeho rero. Bibiliya hari icyo yabivuzeho iyo turebye kuri uriya musore w'umutunzi. Uriya musore w'umutunzi
Yesu yaramurebye uwo musore mutuzi tubona ko uhereye mu gice cya 17 mu gice cya 10 umurongo wa 17 tubona ko uwo musore mutunzi yaje yikanga asanga Yesu aramupfukamira aramwegera aramubwira ati mwami mbona iki kugira ngo nzaramugira uhoraho. Ese ikibazo dukibaza wowe uyu munsi wa none igihe wicara wowe ubwawe uri gusenga usaba Imana, hari igihe dusenga dusabira ibyifuzo byacu byinshi bitandukanye, ariko ni bangahe bajya basenga basaba ubugingo buhoraho? Ni bangahe bajya basenga basaba ubugingo buhoraho? Kuko iby'isi tumaze kubona ko ari ubutunzi bw'isi, sibyo biko bimeze, ariko ni bangahe bajya basaba ubugingo buhoraho mu isengesho by'umwihariko kavuga ati Imana ndashaka kuzabana nawe, ndashaka ubugingo buhoraho. Barimo Imana ibaho umugisha. Uyu musore w'umutunzi rero yaraje apfukama imbere ya Yesu aciye bugufi. Yesu amwitegereje ngo aramukunda cyane, abona ni umusore udasanzwe, bagirana ikiganiro. Yesu amubaza uburyo abayeho yitondera amabwiriza. Umusore araratondagura yose arayimubwira. Yesu biramushimisha cyane, ariko arangije aramubaza ati usigaje ikintu kimwe gusa mu buzima bwawe, usigaje ikintu kimwe mu buzima bwawe, icyo ngiye kukubwira ucyumve. Genda ugurishe ibyo utunze byose unkurikire. Byari bikomeye, uyu musore byaramukomereye. Genda ugurishe ibyo utunze byose unkurikire. Nicyo gituma mutura Uwiteka azaba atuwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asaba Uwiteka aho ngaho uruhande rwa Yesu. Ndagira ngo mbabwire ko yarahanze amaso Hana icyo yavuze, Yesu yaramubwiye ngo genda ugurishe byose. Mu yandi magambo aramubwira ati kura amaso yawe ku by'isi untumbire nguhe ubugingo buhoraho. Ariko umusore byaramugoye cyane, kureka iby'isi byaramugoye. Ari nazo ngorane uyu munsi wa none dufite duhanganye nazo, kuko hari ibintu byinshi cyane duhura nabyo byadukururira mu ngorane zo kuzabona ubugingo buhoraho. Ariko dusaba Imana imbaraga kugira ngo iduhe kutumbira Yesu, ko nidutumbira Yesu ntuzatwereka icyo dukwiye gukora. Uwo musore byaramugoye, ariko nubwo yavuga ko yitondeye amategeko yose, ntabwo yari yarayitondeye. Iyo usomye ukageza hasi mu cyigisho cy'icyumweru cyigisho cya 8 aho bavuga mu ngingo ivuga igishoro kiruta ibindi, ndakeka ari icyigisho cya 2 niba atari cya 3, aho ngaho batweretse yuko uyu musore hari ikintu kimwe yabuze. Iryo tegeko ry'Imana yararigishije itegeko rya mbere, kuko nubwo yavuga ko yitondeye byose, ariko kubera bwa butunzi yari yarabutishije Imana. Ubwo yishe itegeko rya kangahe? Itegeko rya mbere, ntugagire izindi mana mu maso. Ariko we ubutunzi yari afite ntabwo yamenye ko ari kuganira na Yesu usoma imitima. Yesu washobora kumukiza, Yesu washobora kumuha ubugingo buhoraho. Ahubwo ibyo byose ntabwo ko atasobanukiwe ngo amenye ko ubwo butunzi bw'isi buzashira. Ahubwo icyo yakoze yarigeye yahunze Yesu, akurikira bya bintu by'isi. Natwe igihe tujya tugira ingorane ugasanga niho twashyize imbaraga cyane. Ntabwo ari bipe gukora iminsi 6 Adventiste tugifite n'amahirwe yo kudukora iminsi 6 rwose tugakoresha imbaraga. Harimo n'abakora iminsi yose si uko ari ingorane z'umwanzi, ariko natwe tuba tugomba gukora tugakoresha imbaraga zacu zose, ariko tukazirikana umurimo wacu. Ndabashimira cyane mwese mwabashe kuba mwaje guterana ku Isabato, kuko hari icyo mwamwigomye gikomeye. Mwamwazirikanye ko Imana ari umuremyi, sibyo? Mwamwazirikanye ko Imana ari umuremyi, mukaza ku Isabato guterana. Imana ibahe umugisha kandi ibakomeze kugira ngo inzira murimo muyigumemo. Ahangaha baratweretse ko nubwo dushaka ubutunzi, nta kintu na kimwe kera kirabura umuntu ashobora kujyana mu ijuru, keretse gusa ko yakoreye ubugingo bwe agatunganya imibereho ye, akayitunganya bikitwa none akiri mu isi kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho. Mu Musamariya mwiza dufite indirimbo ivuga ngo wagombye kugira hakiri kare butaracya, kuko niba ujya gukiza aba wakererewe. Kwihana bikitwa none, gukorera ubugingo buhoraho ni none. Ucyumva ijambo ry'Imana ntagomba kwinangira umutima, kandi ubugingo buhoraho
kubukorera sigira ngo biranagoye. Ubutunzi bw'isi turwana nabyo nibyo bituvuna, ariko ubugingo buhoro ntabwo bugoye, aho kuzasanga umuntu yaribagiwe kuba Yesu yatubwiye musabe gusa kandi mushake, mukomange Yesu yinjire mu mitima yacu, namara kwinjiramo aho rero twebwe tugomba gukora. Murumva bigoyera ibyo bintu koko bizatunanira? Muri uko twicaye hano, Imana tugambika imbaraga kugira ngo turusheho gusa na Yesu. Nanone ubuzima tubayemo hari usanga budutwara igihe kinini cyane. Njya nkunda kubivuga, hari igihe bajya bavuga ngo abantu baze kuza mu materaniro y'ubugizi, nanjye rimwe na rimwe bijya binanira, ariko biriya ni Satani nizo mbaraga akoresha kutubuza kujya mu byanditswe byera, kutugirana ntitubone igihe cyo kuza mu materaniro. Hari imfashanyigisho njya nkunda, n'abandi benshi barayizi, ntabwo ari nshyashya cyane, abantu benshi bajya bakunda kuyumva. Hari umusore yakundaga gusenga pe, agakunda gusenga igihe cye cyose, agasenga mu gitondo, akabyuka agasenga, saa sita agasenga, nimugoroba agasenga. Ariko uko yarushagaho gukura, yagize amahirwe yo kugenda agira ubutunzi. Agira ubutunzi, aratunga pe. Ariko igihe cyarageze, nubwo yakundaga gusenga, aza kubigurira umwanya. Mwumva ingorane zabayeho, aza kubigurira umwanya kugera naho yavuze ati Mana, na nijoro akajya yibarirwa gusenga. Ariko aravuga ati reka nze nandike rya sengesho ryanjye nyambwira Imana, nimara kuryandika nzarimanika ku rukuta. Arangije arimanika ku rukuta, yajya ajya kuryama akabwira Imana, mvuye mu kazi nananiwe, soma hariya ngiye kwiryama. Urumva ahantu isi batugejeje, twibagiwe umuremyi wacu. Soma hariya ngiye kwiryamira, nta kindi, Mana yanjye urakoze. Ese natwe iwacu tuba dufite ibyigisho byigisha abakuze kwiga Bibiliya. Nk'umuryango twibuka guterana, tukicara nimugoroba tugasoma ibyanditswe byera. Ababikora ni bangahe? Mubikora ntabwo twatsindwa mu kwiga karindwi. Twaba turi abambere twese, ni ukuvuga ngo amatsinda yose yajyatsinda, sibyo? Ibihande byacu byajya biba ibya mbere twese, ariko se turabikora? None ko ikintu cy'ingenzi turi kukirengagiza, kandi tumaze kubona ko iby'isi bishirana nayo, tukirengagiza ibyatugirira umumaro, ko tubonye ko ubutunzi na nyuma y'urupfu bufite agaciro. Kubera iki turi kurangara? Mureke twikubita agashyi, tumenye yuko Imana idukunda, yatanze byose kugira ngo umuntu akire. Umuntu uzarimbuka n'uzaba wisize. Imana yacu tubashije guhagarara mu byingo. Hari amagambo nifuje ko twasomera hamwe, ntabwo ndi bakereze kuko mbona amasaha yagiye, aboneka mu nama ziri itorero, paje ya 455. Amagambo meza cyane atwereka uburyo Satani akajije umurego. Satani akajije umurego ku buryo umuntu arangaye yazamuhitana, ariko nituba amaso tuzamutsinda mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Satani arwanya abantu yigengesereye cyane kurusha uko yagenje Kristo mu butayu bwo kugeragezwa, kuko azi neza ko mu butayu yahatsindiwe. Kiragerageza cy'ubutunzi Yesu ntiyagitsinze. Kigerageza cy'ubutunzi Yesu ntiyagitsinze. Satani n'upfuka mukandamira byose bagiye gute ndabiguha. Ni ukuvuga ngo rero numve ikintu Satani akora gikomeye, iyo aje twebwe kutugerageresha ubutunzi, aza yashyizemo imbaraga zirenze izo yaje gushuka Yesu. Yesu niwe yabishoboye, umwana w'Imana. Twebwe tugomba gukora icyo ngubwo, tugomba kuba amaso dusenga kugira ngo natwe Satani ataturusha imbaraga bijyanye n'ubutunzi. Ntabwo asanga umuntu mu buryo butaziguye kandi ngo amusabe kumuramya mu buryo bugaragara. Icyo akora gusa ni ugusaba abantu gushyira urukundo rwabo ku bintu byiza by'iyi si. Iyo ashoboye kwigarurira umutima n'urukundo
ibyiza by'ijuru bireshya umutima bikurwaho. Murumva ingorane? Ntabwo Satani ahubuka aze yakwize yakwitondeye akakwereka uburyo uzabona ubutunzi, akaguhuza uburyo utari kubona umwanya wo kubana n'Imana, kuko wagiye gushakisha bwa butunzi bikugoye bukuvuniye. Ariko burya umaze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka n'ibindi byose bizagenda gute? Muzabyongererwa. Burya wabaye maso ukabana n'Imana ukayisaba imbaraga, yakubashisha kubona ibikubeshaho kandi ukazabona n'ubugingo buhoraho. Ibyo se niba bihagije, hari ikindi tuba dutegereje muri iyi si? Ibyo ngibyo rero twagombye guharanira rero. Iyo ashoboye kwigarurira umutima n'urukundo, ibyiza by'ijuru bireshya umutima bikurwaho mu ndebe n'amakaga. Bya bindi byagombye gutuma wumva uri ufite connection n'Imana yawe iracika. Iyo imaze gucika, Satani arakwigarurira. Nuko umwanya wagiye, hari amagambo meza ari muri iki gitabo, inyandiko z'ibanze, iyo yerekana uburyo Satani yibasiye agatsiko k'abakomeza amategeko y'Imana, kuko bo noneho azi ko basenga cyane, biga, banasobanukiwe. Abo ngabo arimo arakora uburyo ashoboye, ku buryo inzira zose z'amafaranga cyangwa inzira zose z'ubutunzi azikomeza. Ese inzira zose z'ubutunzi aho dushobora amafaranga yo gukora ubushobozi nibimara kuba bikomeye, ifatiro zasenye uzasigara uhagaze ku ki? Icyo nacyo umuntu yagombye kukibaza. Ifatiro zisenywe uzasigara uhagaze ku ki? Mwene data, nahanjye nawe kugira ngo tube maso. Kugira ngo dusome iri somo riboneka mu Magalatiya 6:7 kugeza 9. Shaka 6:7 kugeza 9 aratubwira ngo iki? Bahageze basomye, baratugira inama, baratubwira ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we, muri we mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Amen. Mureke muri aya masaha tuzirikane iki ngiki, tuzirikane ko gushaka ubutunzi atari bibi bwo muri iyi si, ariko tuzirikane ko icyo tugomba gukora cyose tugomba kwiragiza Imana, kugira ngo Imana yacu iduhe umurongo muzima w'ubu buzima tugomba kubamo, kugira ngo Imana yacu itubashishe kumenya igikwiriye. Imana yacu, kuko tugomba muri ubuzima tugomba kubaho kandi tukabaho neza. Ibyo nibyo buri muntu wese aharanira. Ariko nubwo ugiye kubiharanira, zirikana ko hari impano y'umuntu, hari kado nziza Imana yaduteguriye, ariyo bugingo buhoraho tugomba guhabwa, kandi buri wese agomba kuyigeraho. Buri wese Imana yarayimuteguriye, ahubwo icyo dusaba nuko ngiye nawe dufata igihe cyo kwitegura kuyakira. Imana yacu tubashishe twese tungana hano kuzirikana yuko ubutunzi mvajuru aribwo butunzi bufite agaciro, kandi ko na nyuma y'urupfu tuzahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu tubashishe kwakira tukwiye ku mutima, ibyo mbasabira nanjye mbisabira mu izina rya Yesu. Amen.